Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. None ahangiye kubabwira ibintu bitanu wakora ugatsinda abanzi bawe ukabashyira hasi ndetse ukabatsinda mu bwenge. Uburyo butanu bwiza rero bwo gutsinda abanzi bawe n'ubu bukurikira. Ariko mbere yuko dutangira, ubu buryo iyo tuvuga gutsinda abanzi ntituvuga gusa abantu bagutoteza cyangwa baguca intege, ahubwo tuvuga n'abakugambanira, tuvuga abakugambanira, ibitekerezo nanone biguca intege ndetse n'imbaraga zose zishaka kugusubiza inyuma. Ubwo rero ubu buryo butanu bwiza bwo gutsinda abanzi bawe n'ubu bukurikira. Icyambere, kubaho umukuri no mu byiza. Abanzi bakunda kubona ikibi mu buzima bwawe baguhagarabika, ariko iyo uhisemo kuba inyangamugayo ukabaho mu kuri no mu bikorwa byiza, ibyo biba indwara iruta indwara zose. Ijambo ryavuzwe n'umuhanga, when you live in the truth, lies die on their own. Icya kabiri, kutihorera ahubwo ugashyira ibintu mu maboko y'Imana. Kwihorera ntibyica umwanzi, ahubwo bica wowe imbere. Iyo ushyize byose mu maboko y'Imana, y'ubwayo iraguhorera mu buryo bukomeye. Mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 19 ni muri Bibiliya yera, do not take revenge but leave room for God's wrath. Icya gatatu, kwihangira imirimo no kugera ku ntsinzi. Inzira nziza yo gutsinda abanzi ni ukubereka ko ibyo bakwifurije bitakubayeho. Gera ku ntego zawe, utera imbere, uba umuntu wubashywe. The best revenge is massive success. Uwo ni Frank Sinatra niko yaravuze ngo ukwihorera kwiza ni ugutsinda. Icya kane nanone, icya kane utagomba kubura mu byo ugomba kubahiriza. Kwiga gukomeza umutima no kutagira insika. Abanzi bagira ishema iyo babona wababaye cyangwa warakaye, ariko iyo ugize umutima utuje ukanabaho wishimye, ubatsinze mu buryo bw'umwuka. Icya gatanu nanone rero, kwiga ku manota yabo ariko ntibagutsinde. Bishatse kuvuga iki? Banza wibaze, kuki undwanya? Kuki runaka ari kundwanya? Niki kinyigisha cyangwa kinyigisha? Niki binyigisha ko ngomba kwiga? Hari igihe abanzi bagufasha gukura, bakagutera gukora cyane no kuba mwiza kurushaho. Oprah Winfrey yaravuze ngo, turn your wound into wisdom. Inama rero nakwihera cyangwa inama, ntukajye mu rugamba rwo kwihorera, ahubwo ujye mu rugamba rwo kwiyubaka. Shyira imbere gukunda amahoro n'iterambere aho gushakira kwica umutima. Menya ko buri mwanzi ari isomo mu buzima, si ishyano gusa. Umwanzuro ngiye kuguhereza kuri ibi byose cyangwa ubusongerangingo kugira ngo icyegeranyo cyacu cyumvikane neza. Gutsinda abanzi bawe ntabwo ari ukubicisha indwara cyangwa amagambo, ahubwo ni ukubereka ko Imana iri ku ruhande rwawe, ukabaho umukuri, ugatera imbere kandi ugahora mu byishimo. Iyo uhisemo iyo nzira, abanzi bawe bahinduka igicucu gusa, ntibashobora kugutambira cyangwa kugira ute kuko bogamira. Nuko biba bimeze. Nk'uko Mahatma Gandhi yavuze, n'umuhinde, first they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then they win. Nanone rero, ndetse niba ukunze iki cyegeranyo, nagukorera n'amasengesho yihariye yo gusaba gutsinda abanzi mu buryo bw'umwuka, ndetse
ugakomera cyane. Cyambere weho kurikira iyi YouTube channel yacu yitwa Inkuru Nshyashya TV, uzajya uhabonera ibintu by'ubwenge, ndetse babwira ko ndagukunda cyane cyane wowe wemeye gukora subscribe na like kuri iyi video. Mani guha umugisha. Ciao ciao.